Reka nguhereze ikaze nawe umpereze umwanya nkunyurire muri izi paji z'amakuru mu buryo burambuye. Ni kuri uyu munsi wo ku cyumweru itariki ni ya 31 ukwezi ni ukwa munane umwaka wone wa wundi ni 2025 nibwo tugarukanye amakuru akomeye cyane, n'amakuru akomeje kugenda atangaza abantu mu buryo butangaje. Niyo mpamvu ngize hano ngo tuze turebere hamwe ese ibi bintu byo ubundi birakorwa bite, cyangwa se ibi bintu ni ibiki, ku buryo buri wese aho ari kubigeraho akabitindaho abireba kugira ngo amanze asobanukirwe ibyo ari byo, ariko uko biri kose ariko hava atarasobanukirwa ibyo ari byo. Niyo mpamvu ngize hano ngo turebere hamwe buri kimwe gatanu kuri gatanu, turebere hamwe ese ubundi ibi bintu buri wese yakomeje kugenda yibazaho byaba ari ibintu ki. Ni ibintu by'ibiribwa bikomeje kugenda biza byiganje mu ishusho y'abantu cyangwa se n'izindi shusho, haba iy'inyamaswa cyangwa se buri kindi kintu, ariko uko biri kose ukabona ni ikiribwa ariko wabona ukuntu giforomwe cyangwa se ishusho kijemo ukabona ni ibintu bitangaje. Reka nguhereze ikaze rero nkubwire nti kuri wowe utarafungura ibuto ya subscribe, ushobora gusanga uyu ari wo mwanya wo kugira ngo utwiyungeho ubundi ufungure n'inzogera kugira ngo igihe tuje kuba twabanyurira muri izi breaking news, dore ko ari amakuru masha aba yahoze atambara ku binyamakuru bigiye bitandukanye, tukaza tubigusesengurira mu buryo burambuye. Reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze kugendekera neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Aho tugiye kwerekeza mu karere ka Musanze rero hakomeje kugenda hagaragara ibitangaza bikomeye cyane, dore ko hari ahantu ariho hakomeje kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye, ibintu umuntu aba adasobanukirwa neza gatanu kuri gatanu, ariko iyo twe tuhageze turabisobanura ukahava ugenda utikandagira ndetse ukahava usobanukiwe buri kimwe gatanu kuri gatanu. Reka twerekeze rero kuri aya mashusho urimo ubona nawe ubwawe yakomeje kugenda atangaza abantu mu buryo ubutangaje, aho ubona ibi ariya mashusho aragaragaza ko biriya ari ibijumba, ariko ukabona ni abantu baforomwe nk'ibijumba nyine, ariko ari amashusho urabona ni abantu b'abagore, harimo abahoberanye, abahagaze bafashe amaposteri, ariko uko biri kose ukabona ni ibijumba, ariko wasubiza amaso inyuma ukabona ni abantu. Ese mw'abantu mwe ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara muri kariya karere ka Musanze, ese byaba bisobanuye iki? Hari ahantu hakomeje kugenda hagaragara ibintu by'ibitangaza ukuntu sinzi ngo ese biriya bintu byaba byatewe n'iki. Nibwo twegeye abantu basanzwe bahatuye ndetse tukaba twegeye na nyir'umurima, yaje kuba yaduhereza amakuru mu buryo burambuye. Niyo mpamvu tugize kugira tuze tukugezeho izi paji z'amakuru mu buryo burambuye. Niyo mpamvu nta kindi na kimwe usabwa, nta kindi kiguzi na kimwe usabwa, cyo byonyine kuba waguze mega zawe cyangwa se data, ukaba wageze hano ku rubuga rwa YouTube ukaba uduteze amatwi, natwe tukaba twaguhereje ikaze mu makuru, tukaba tugiye kuramburira paji z'amakuru mu buryo burambuye. Nta kindi na kimwe usabwa uretse kuba wakwitanga ugafungura ibuto ya subscribe, nabwo ni wowe uba ufitemo inyungu, kuko buri ko tugukoreye breaking news zikugeraho mu buryo bwihuse cyane, nawe ukamenya amakuru mu ba mbere, dore ko hano tujya dukisaho amakuru mu buryo bwizewe, hajya hacaho amakuru atandukanye, haba ayibanda kuri politiki ndetse na diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko tujya twibanda ku makuru akomeye cyane aba yagizwe ibanga hano ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko za YouTube, dore ko tujya tuyacisha no ku zindi nkuta mu buryo bugiye butandukanye, haba kuri ibinyamakuru Wikipedia, Rwanda Peak Workers ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza rero ibyo ukora